Reka ntangire mbasuhuza kandi mbifuriza ikaze hano aho ngiye kuba mbabwira amakuru mashya aba agezweho. Ngiye gutangira mbabwira ko umusirikare yishe abaturage 4 nawe kandi bakaba bamugira Impwere. Aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakubiswe n'abaturage bamugira Impwere nyuma y'uko nawe yari amaze kwica abantu 4 abarashe. Byabaye kuri uwa 21 Mata bibera ahitwa mu birere mu mujyi wa Goma. Ntihasobanuye icyo uyu musirikare yarasiye abo baturage, byanatumye nawe rubanda rumwadukira rukamukubita rukamugira Impwere. Gusa ibimaze kumenyerwa nuko ahari Goma yakomeje kugaragara umutekano muke. Ibimaze kumenyerwa nuko aha muri Goma hakomeje kugaragara umutekano muke uterwa n'abasirikare n'indi mitwe yitwaje intwaro iha abarizwa. Amashusho rero yashyizwe ku rubuga rwa Twitter agaragaramo umuntu uryamye hasi mu muvu w'amaraso, bigaragara ko yari amaze gupfa. Hanyuma hakanagaragara ndagaragaza abantu b'abasivile bafashe mu maboko undi wambaye ipantaro y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara ko yakubiswe cyane ku buryo byasabye abo bari bamufite kumuterura bakamujyana mu modoka ya gisirikare kuko we atashoboraga kwigenza. Hari umwe mu babonye aya mahano aho yavuze ati abasirikare ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwica abaturage biturutse kuko baba bafite inzara kubera ko badahembwa. Bari kwica abaturage kugira ngo babambure utwabo. Abandi bakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bo bakavuga ko ibi byose ari umusaruro wo kuba iki gihugu gifite abasirikare badafite ikinyabupfura ndetse batanagira indangagaciro. Noneho bikaba biri kugaragara cyane bitewe nuko kuva aho M23 bashyiriye ku munigo muri Goma, ubu buri wese akaba asabwa gusama aye. Ubu ngo abasirikare ba leta bari Goma bari gusabisha ikintu cyose cyangwa bagatanga ubutumwa ubwo ari bwo bwose bakoresheje isasu kandi rirashwe mu cyico. Nta kintu rero ubuyobozi bwa gisirikare buyobora intara ya Kivu ya ruguru bwari bwatangaza ku bwicanyi bw'uyu munsi. Cyakora mu minsi yashize bwari bwategetswe ko nta musirikare cyangwa undi murwanyi wemerewe gutembera muri Goma yitwaje intwaro. Aba baturage 4 bishwe uyu munsi bariyongera ku bandi barenga 48 bose bishwe muri uku kwezi kwa Mata uyu mwaka, aho bamwe baraswa n'abasirikare abandi bakaraswa nabo mu mutwe wa Wazalendo, naho abandi bo bagasangwa bishwe ntihamenyekane uwabishe. Reka nkomereze aya makuru hano Iberle aho bigabije imihanda baratumagura. N'aba bantu rero bigabije imihanda bagatumagura nyuma yo kwemeza itegeko ribemerera kunywa urumogi. Kuri uyu wa gatandatu ushize igipolisi cyo muri Iberle kivuga ko abantu bagera ku 4,000 bateraniye ku irembo ry'ikirangantego cy'umurwa mukuru w'Ubudage Brandenburg bahatumurira umwotsi mu rwego rwo kwizihiza uburenganzira buherutse gutangwa bwo kunywa urumogi mu gihugu. Umunsi wagaragayemo ibitaramo na disikuru z'impirimbanyi nk'uko iyi nkuru dukesha Deutschwelle ikomeza ibivuga. Mu kwishimira amahitamo yabo yo gukoresha urumogi, ubu bemerewe n'amategeko. Bamwe muri rubanda bari bafite ibyapa byanditseho ngo ntabwo abantu bose bifuza kunywa inzoga, kandi abafashe ijambo bashimishijwe no kuvanaho itegeko ryabakumiraga. Nubwo ubu byemewe kunywa urumogi mu Budage, ikigo cy'igihugu gishinzwe za gari ya moshi Deutsche Bahn ku wa gatandatu yatangaje ko kunywa itabi rya hashi n'urumogi bibujijwe ahatagerwa gari ya moshi hirya no hino. Mu ntangiriro z'uku kwezi byemewe n'amategeko ku bantu bakuru mu Budage gutwara garama 25 z'urumogi no kwiterera ibiti bigera kuri 3 by'urumogi mu rugo. Nubwo muri rusange DB ibungabunga ahantu hagenewe kunywera itabi hashyizweho ku mbuga zayo, yagize hashingiwe ku itegeko ribuza kunywa urumogi ku manywa ahantu hakoreshwa n'abanyamaguru ndetse no mu bigo by'amashuri ndetse n'ibibuga by'imikino. Turashaka kurinda abagenzi bose bacu kuri sitasiyo zacu, cyane cyane abana n'urubyiruko. Isosiyete yavuze ko izaba ifite amategeko mashya mu kwezi gutaha. Hanyuma rero amakuru yacu reka tuyakomereze hano aho tugiye kuba tubabwira ko tureta tunagana no ku musozo. Tugiye kuba tubabwira ko umugore yataye uruhinja mu bwiherero ashaka umugabo. Mu gihugu cya Uganda rero haravugwa inkuru y'umugore w'imyaka 19 washatse kwihekura uruhinja rwe akarujugunya mu bwiherero kugira ngo adatakaza umukunzi we mushya utaramuteye iyo nda yabyaye, ko yari yamuhishe ko atwite kugeza inda ibaye imvutsi atari yarabukwa. Tariki ya 18 Mata uyu mwaka nibwo abaturanyi be bari bamuteye ngo nawe bamwice nyuma yo kumenya ko yagerageje kwica uruhinja yarabyaye. Mu kiganiro n'itangazamakuru y'umugore uzwi nka Mutonyi yavuze ko yashatse kwica umwana we agamije ko umukunzi we mushya yazamugira umugore kuko ngo yatinyaga ko naramuka amenye
amenye ko yari atwite bitazashoboka. Uwitwa Sekatonyi yatangaje ko yatabajwe n'imwe mu nshuti za Mutonyi yamusanze iwe mu rugo ikamusangiza iby'iyo nkuru idasanzwe y'inshuti ye yataye uruhinja mu bwiherero aho mu gace ayoboye. Mutonyi yaje guhita ashyikirizwa urwego rw'umutekano maze yiyemerera ko rwose atashakaga ko umugabo bari mu rukundo yamenya ko yari asanzwe atwite, bityo ahitamo ko yabyara agahisha umwana we ku buryo hatagira ubimenya. Byasabye polisi kirasa amasasu mu kirere kugira ngo itatanye abaturage bari baje kwihorera kuri Mutonyi ushinjwa ndetse akanemera ko yabyaye umwana hanyuma akamuta mu cyobo cy'ubwiherero bw'aho atuye mu mudugudu wa Ntoke uherereye mu mujyi witwa Kayunga ho muri Uganda. Umuyobozi wa polisi bwana Isaka Tongere yavuze ko mu kwezi gushize ubwo Mutoni Miri yari atwite inda igejeje amezi 8 yaje gukundana n'umugabo mushya, ni nyuma y'uko uwamuteye inda yari yarabyihakanye avuga ko adatera inda. Uyu mugore yagerageje guhisha ko atwite ku buryo nta n'umwe yigeze abibwira umugabo bari mu rukundo rugurumana. Senyonjo Alexis wakundanaga na Mutonyi yari yaranamukodeshereje inzu mu ntangiriro z'uku kwezi ndetse banabanagamo rimwe na rimwe muri iyo nzu. Biravugwa ko bamuteye inda mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe yahise ava mu ishuri ajya kwibera ku nshuti itazwi yari ituye mu mudugudu wa Busare aho yaje guhurira na Senyonjo wari umushoferi bagahita bakundana nk'uko Monita yo muri Uganda yabitangaje. Senyonjo yivugiye ko buri uko yageragezaga gusaba Mutonyi ko baryamana yamubwiraga ko arwaye, ikindi ngo yahoraga yiyambitse imyambaro akayikuramo yihisha atanashaka kumwigaragariza. Umuyobozi w'umudugudu yatabaje polisi nyuma yo kwibonera ko ibyo bamubwiye ari ukuri kuko yasanze uruhinja rurimo kururira mu bwiherero. Kubw'amahirwe uruhinja rwakuwe mu cyobo kirekire rugihumeka. Byasabye imbaraga nyinshi, uruhinja rwahise rujyanwa mu bitaro mu gihe nyina yahise atabwa muri yombi. Bwana Katongere yatangaje ko iperereza rigikomeje, anongeraho ko Mutonyi ari gushinjwa icyaha cy'ubwicanyi bugambiriwe. Polisi yanaboneyeho isaba ababyeyi b'abagore ko bajya bagana abantu babagira inama mu gihe cyose hari ikintu kibabangamiye. Ngendije Sirine Uwizeyimana mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane amakuru mashya ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho.